Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troop. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ubushize twagarukiye kuri Shamimu, Soleil ndetse na Noella bigamba uburyo bafite abagabo bakuzemo inshuti zabo bari bwota amasimbi, ndetse twumvisemo Aline abwira Agasaro ukuntu umugabo wa mukuru wamukunda kubi yifuza kumurya ifaranga. Si ibyo gusa twumvise ibya Simbikangwa na Mariane mu rujijo rwo kubura abana babo. Ntitwakwirengagiza ko twumvise umugabo Nkuba amenyeshwa ko yirukanywe mu kazi agahita yakirana message yuko yateye inda. Ese ubu noneho muri rusange umukino ugiye gutangirira he? Ese urasoreza he? Ndakwibutsa ko ikinamico muyikurikira kuri Radio Isango Star kuwa gatanu saa 12:15 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 2:45 za mu gitondo. Ntabatindiye, reka mukurikira umukino. Shaije ntuzamere nkanjye kandi agushimira uburyo banshumbikiye mu gisi yari maze kunyandagaza. Naho Nkuba we yewe byinshi bye simbizi, gusa yajyaga ambwira ko namubera umugore tukabana karamata, ati nzagushakira akazi ndetse ngutuze mu nzu nziza. Ariko teta gabanya ubupfayongo, uriya mugabo umenye ko byose yakubwiye yakubeshye. Kuba utaranamubona uri mu bibazo byarabaturutsemo mwembi, umufate nk'udahari. Mu gihe gito mbaye nyifite aho kuba nzagucumbikira, ariko nibinanira nawe uzabibona, nzaguherekeza utari mu cyaro iwanyu. Urabizi umubyeyi akenera byinshi byo kumwitaho kandi njye sinabishobora, kuko ntanjye mfashwa na Gabiro wanjye, ni nawe kandi watumye ngucumbikira. Gusa birakwiye ko ngutera imbaraga tukajya kwa muganga ukanera ko nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'uko yaba yarakwanduje. Ubundi se ugira mituweli? Oya da, kubera iki? Nawe se naririye ndimara ngo bige, none umukuru yampembye kujya muri kaminuza, agiye umwaka urashize mubuze ngo yagiye za Kigali. Undi nawe yaje mu biruhuko ajya mu maraha ngo yafashwe ku ngufura, ndeka naramubuze ngo mwicire. Have umwica se koko yakoze iki? Ntaho nzajya kurega, ndabikubwiye nushaka ubyumve. Simbika, ibyo bintu ntabwo ngushyigikiye na gato rwose. Urajye muramwica se umwicira iki? Si umwana nk'abandi? Yewe ntakubeshye, namaze kwibagirwa ko nabyaye. Mariane niwe ukibibuka, nanajya no kunteza abantu ngo ararangisha amashyano ye yabyaye azajyane nabo. Ngewe Simbikangwa ndabivuze. Iri si ishyano Simbika, nuko ku buryo koko uteye. Yewe ndumiwe rwose, akumiro n'amavunja. Sheri, ndakumva Sheri. Ngaho ngo nurebe tene nasoje kwambara. Wisubirangiza akakanya se? Cyane rwose. Urabona mbere wese? Umva hindukira gato turebe. Nahindukiye rwose. Neza. Umva Sheri, so kuberwa jemba muri ari nk'ingeso yawe. Nukuri pe urasa nabike cyane. Urakoze cyane mukunzi. Ahubwo reka nkwereke. Higera hino dufata agafoto ku rwibutso. Pe. Yego kundaje rwose. Nagarare ngaha gutya undi dufata agafoto keza cyane. Yego nta kibazo. Ariko reka ngusabe ikintu kimwe. Ikiza kandi? Mbabare ntuzi posting. Kubera iki? Urabizi ko wanyu batankunda kandi sinyeneye ko bakuraza kunyekeye. Sheri ugaruye bya bide nakubujije. Ababyeyi, ibintu by'ababyeyi, ibibazo by'ababyeyi. Ubundi reka nkubwira ari ikintu ugomba kumenya kandi ukacyubaha. Umutima wanjye ni wowe uyitiramo. Ababyeyi bagukunda batagukunda ibyo birabareba. Sheri nta kibazo ubwo ari bo bivuze. Oya nukuri kandi ibyo nukuri. Reka ngusabe ikindi kintu kimwe. Kize kandi impungenge zawe nazo. Ndika nkubaze baze. Ubu se ndamutse ntari kuri iyi si, wowe wakishimira kwibaho? Ngaho. Murakoze. Nanjye nitwa Elina, urebye sinjya kure y'ibyo Beata avuze. Gusa icyo nakongeraho nuko akenshi na kenshi ababyeyi tujya tugira ikibazo cyo kuganiriza abana bacu ku buzima bw'imyororokere ngo tubigishe ndetse tubasobanurire. Tukumva biteye isoni ndetse ko ari n'iby'isoni nke kumva ko umwana wabimenye abataye umuco. Ibyo bituma umwana ajya gusobanuza bagenzi be kandi ari nako baba bafite amashyushyu yo gushyira mu bikorwa ibyo babonye n'ibyo babwiwe batitaye ku ngaruka zabyo. Murakoze cyane. Ibyo mutubwiye mwese nibyo
kandi ni ingenzi. Amashyi menshi ku bamaze kutuganiriza. Gusa mwese ntabwo twabaha umwanya ngo bikunde, ahubwo reka tugaruke kuri Beata. Ndabona amanitse urutoki. icyo nakongeraho ku byo nari navuze, ababyeyi bo muri ino minsi hari ukuntu batakibona umwanya uhagije wo kuba bari kumwe n'abana babo. Akazi kabatwaye roho n'umutima. Nibyo pe. Nibyo. ngaho ni mutuze mutange icyo nibyo umwana umve nawe igitekerezo cye ni ingenzi. ngaho komeza. Ni ukuri karabatwaye, barazinduka bakajyamo bakagaruka basanga abana babo baryamye. Ubwo koko nk'uwo mubyeyi azamenya amakuru y'abana be ryari? Ni ukuri ni ikibazo gikomeye pe, cyugarije igihugu cyacu, kandi hari ukuntu kigenda gifata indi ntera. Sheri, uzi ko nabyukiye ku kazi bakama ibarwa yirukana nkuba. Reka da, nkuba se yarirukanywe? Bishoboka bite? Baramwirukanye dasha. Baramwirukanye gusa byari ngombwa. Umuntu se wafataga imodoka y'akazi yakirwa zirana n'abakobwa b'i Kigali ubundi agakora iminsi mike ngo ntawamukoraho da, ari mu mayoga, nta kundi byari kugenda. Aha, sha, wakubwira rero za nkumi z'inshuti zanjye birirwa barushanwa amatelefone ahenze ngo bafite z'abagabo bari hanze. Umva shange narumiwe pe. Sheri, ntago yabyoroshye pe, gusa rero nkuba kimara kugenda bahise bamunsimbuza. Mbega byiza sheri wanjye. Maze nabaye n'umuyobozi bampa n'imodoka y'akazi. Yewe sha, biranshimishije n'ukuri pe. Gusa sheri, ndakwinginze ntuzabe nka nkuba. Abana bizagenda neza n'ibindi byose bizarangira neza. uriya se ntawe umenyara? Uzi ko ari we? ntawe ume. komera Mariane we. uraho neza? Yego nanjye ndaho. Ariko disi mumeze neza. Ahubwo se Maria, ko mbona uri kumwe na muganga, aho nubuhorora? Ni amahoro. Muga, amakuru yawe wowe? Amakuru ni meza, ahubwo tugize amahirwe duhiriye nawe mu nzira. Reka tumene ho babiri n'ubundi twari tuje kukureba. Ubu se mu nzira s'ubwo twavuga niki? Dore ubona nirekeye hano hepfo mu kabande, nari ngiye kwishakira ubwatsi bw'inka. None ubwo murumva turi vugane? Umurana akanya gato ariko ndamurana akanya gato. Ntacyo, niba mutantinsa ntacyo mwambwiye. Ntabwo dutinda yewe. Mumbwire nigire kwishakira ubwatsi bw'inyana yanjye. Urumva ntawe ume. Tajye tuganira, numvishe inama zawe pe. Nguteze yombi. Nibwo rero nagiye gushaka muganga ngo nawe angire inama, numva icyo yambwira, wenda turebe ko twashakisha uriya mwana. Ariko rero nawe umbwire, nihe wakuye amakuru ku mwana wanjye yaba yaragiye i Kigali? Nibura nimba unahaza uhambwiye nanjye ngiye gushakisha numve wenda ndebe naho nahera. Kandi ikinteye agahinda cyo nukuba nazi n'uwo muhanya w'umutindi wafata umwana ku ngufu. Nukuri mumfashe tumushake. Mariane we, ugira ngo ikibazo cyawe nigikomeye. Bimwe nahoze mbabwira ko yerekeye i Kigali. Ibyo nabyumvanye b'abashoferi b'amagare. Urabona barya batwara amagare, bamwe bita abanyonzi. Ndabaruzi. Abo rero nibo naciyeho, numva barimo baryongora bongorerana, bavuga ngo yerekeye i Kigali, ngo amukobwa kwa Simbikangwa ngo yerekeje i Kigali pe. Tasibandwa nzerekeza he koko? Gusa ariko ntugarukira. Nubwo wavuganye na muganga, ariko wakwifashisha n'inzego z'ubuyobozi, inzego za leta nk'urwego rwa Niba, rwagufasha rwose, bakagufasha gukirana ahantu yabari. Kingenzi nuko mbona umwana wanjye. Izi nzego zirashoboye, uzigirira icyizere. Nzi ko bazagufasha kandi umukobwa wawe ukamubona. Nibyo rwose. Harya Maria, umwana amaze igihe kingana icyabuze. Ese mako. Karame. Kabandi bana amaze icyumweru bagiye ku ishuri, uwo twege bizagenda gute? Yewe simbizi. Nibe nanjye wenda wiga muri segonderi, haho se wowe wiga muri kaminuza bizagenda gute? Gusa nimugoroba nabajije mama impamvu tutari kugurirwa ibikoresho, arambwira ngo nze kubaza papa. Sha, abandi bana twigana bambwiye ko batangiye kwiga pe. Ubu ngiye sinzi uko bizagenda, ariko urabizima ko reka nimugoroba tuze gufatirana na papa atashye, turebe impamvu utajya ku ishuri. Uraseka. Ariko kagabo nawe urasetse.
papa se wamukura he ko aza twaryamye akagenda tutaranabyuka ariko urabizi ku kantu niko reka tuze kumufatirana. ndorera we ndebera sha ndeba ukuntu uriya mukobwa agenda we yewe data we uriya mukobwa nzakoresha uko nshoboye kose mpaka mugezeho mva kuba nabonye aho akorera nzamurya umutima mwigarurire mwiyemereho we yewe data we mutakazeho ibyo mfite byose mpaka ngeze ku byo nshaka nindangiza mukarabe gikasha niko nabaye ahubwo reka nambuke reka mbetse izi modoka ahangaha. Bita umukobwa mwiza. Ni byiza nawe wabonye ko ndi mwiza urakoze. Ayo data we mbabarira umbwira ko umuntu watarabibonye kuri mwiza koko. Uzi ko utumye nta imodoka yanjye nkambukiranya umuhanda huti zari zigiye no kungonga neza neza. Uri mareka murinzi pe. Witwa ndese mukobwa? Nitwa Karabo Kiroza nawe wese. Urashaka nimero yanjye ngo tujye tuvugana se? Ahubwo se shaho mukobwa izina ryo muntu ururabo pe. Ayo mahirwe ahubwo nayabona nte. Ariko rikagwe carte de service uze kunyandikira kuri WhatsApp duhane gahunda. Sibyo se hari cyo bitwaye mukobwa? Nta kibazo iyi mpenza kwandikira. Ngaho ngino tujyane ku modoka ngo n'udufaranga twangombwa duke yego ariko tuzagufasha kugira ngo ubashe kumvugisha. Uri umugabo mwiza rwose tugende aho nari ngiye n'ubundi nta kinyirukanza. Ariko teta ntabwo uri umusazi ni gute twita uri umunyamugi umukobwa ga muri kaminuza utwita uti? Koko se umunyamugi se bishatse kuvuga iki? Ndagira ngo rero nkubwire ko ngiye ntatera inda niba waragiye mu nsoresore z'i Kigali zikayigutera uzajye kuzirira naho ngewe ndarengana gusa umenye ko wanyirukanye mu kazi. Icyo kora nkuzaniye 100 nabyo nagombaga gushakiramo abana banjye ibikoresho uyakoresha icyo ushaka kuri iyo ndutwite wayikuramo wayiruka wayibyara ntuzanguruke mu maso sinshaka no kumenya uko uzabigenza. Kuko nkuba uranyihakanye n'ibitangaza wanyizezaga uburantereranye uzi ko nta mfite nerekeza koko. Fatwa amafaranga ahubwo nta mwanya mfite gutina nawe mu kabari unakurema yo kwishyura ibyo twariye. Mwabana mwe rero ngewe nitwa Babalawo. Baba wetu murya mu icyo mushaka amafaranga arahari. Shamimu wowe wundi bashiki sika champagne se ndufata uyu munsi uriya ariko ndagowe ko niko Shami champagne sano twaje mu bukwe ariko se wamugani no we murya mu nkwe amafaranga arahari. Uyu munsi ni kawaii n'akabari n'akandi se utuntu tworoheje upfana iki natwo ngiye bampe karikeri niko kangeza ahandi hantu. Ibyo kunywa birahari akabari n'akanjye icyo mbasaba gusa nukuzajya muza kenshi. Kenshi gusa ibyo ngibyo gusa udushinze customer care se kugira ngo abakiriya banjye bizihirwe babareba mubaganiriza mubazunguruka mu mwitonzi. Umva rero muhangayike yewe ubwacu twebwe babiri icyo gusa turi keya zigenje mucoma bangukasha bangutse bishyushye sha twirire. Ariko ntujya wumva nakumbuye abana bawe. Ariko wa mukecuru kumfatirana ndi kurya biterwa n'iki? Uko banase ninde wakuntumye ariko ubundi abo bana wabyaranye nande ko ngewe ntabyari bimara. Kuko Bikira Mariya nyamara twe dukwiye kubyitaho n'ukuri abana n'abacu twe dukwiye gushaka amakuru yaho bose baburiye kandi urabizi neza ko ari inshingano zacu twembi kubaririza tukamenya aho bari. Yewe n'uwagiye i Kigali muri kaminuza kabone nubwo tutahazi twe dukwiriye gushakisha aho yiga tukajyayo twanayoboze reka. Wa mugore we narakubwiye ngo ntukajye uvuga izo ndaya zawe ndi kumwe nawe. Ariko simbikwa ibi ni biki koko kumena isasi mama nicyo kigukwiye ngo nuko mvuze abana bacu ko ntukajye ubwira ibyo bimara byawe. Mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino. Niba wifuza kuduha igitekerezo
watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye. Kuri Instagram ni Ishya Culture Troop, Twitter ni Ishya Culture Troop, Facebook naho ni Ishya Culture Troop, YouTube naho twitwa Ishya Culture Troop. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 77 56. Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe, naho ubutaha mugira amahoro.